bumaze gushyira hanze indege y'intambara iteye ubwoba cyane, fighter jets. Ikaba yamaze guhabura ibihugu by'ibituranyi yewe na bimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ni generation ya gatandatu cyangwa se 6G. Ibuki bivuga umuntu wese uzi by'igisirikare umutima urahama. Ifoto nshya ya JSR-6 kimwe n'izindi zagiye zisohoka mu byumweru bishize zigaragaza ko Ubushinwa buri gukomeza gutera imbere bikomeye mu gukora indege zigezweho kandi zifite ubushobozi bwo guhangana n'izindi zikomeye ku isi. Ibi bishimangira ko Ubushinwa butakiri inyuma mu ikoranabuhanga ry'indege za gisirikare. Reka nze nkubwire byinshi kuri iyi ndege, yewe ibyavuzwe ndetse n'ibitigeze bivugwa. Bikaze katurebere hamwe ubwirinzi bw'iyi ndege. Dore ishusho rishya ryerekana neza indege ya gisirikare y'Abashinwa ya J-36. Reka nze nkunyurire. Ifoto nshya yagaragaye kuri internet yerekana indege ya gisirikare ya 6th generation y'Abashinwa izwi nka J-36. Yagaragazaga neza igishushanyo cy'urusengero rw'iyo ndege canopy, ndetse ikanerekana neza ko iyo ndege ifite imyanya ibiri y'abasirikare, umwe ku ruhande rumwe undi ku rundi, nk'uko byahoze ku ndege za F-111 z'Abanyamerika cyangwa se Su-34 z'Abasoviet. Iyi ndege kandi isa naho ifite ibyumba bitatu gihari byo kubikamo ibitwaro cyangwa se bizwi nka weapon base iri munsi yayo, aho hari n'aho abakozi bayo baba bari hafi aho. Ibi birerekana ko ari indege nini cyane ihuje imiterere hagati y'indege y'intambara ikomeye ndetse n'indi y'imitwaro ihanitse ikoreshwa mu bitero byo ku butaka. Ifoto yafashwe yerekana ibyo byumba bifunguye, harimo bibiri bito biri impande z'icyumba kinini. Bikagaragaza ko J-36 ifite uburyo bushya bwo gutwara ibitwaro byinshi. Harimo ibisasu binini bishobora kuraswa uvuye kure, ibindi bisasu bitoya bishobora kuraswa ku ndege cyangwa se ku ntera ntoya. Nubwo kandi ifoto itanga amakuru akomeye, hari ibice bigaragara nk'aho byahinduwe cyangwa se byasibwe uko byari biri imbere, cyane cyane inyuma ya moteri y'inyuma dorsal inlet. Bishoboka ko ari ugusaza kw'amabara ku byuma se cyangwa uburyo bw'amaso y'umuntu bufata amashusho ya ecran y'indi shusho ya foto kera. Reka tubanze tugere ku miterere y'indege. Imiterere uhereye imbere, ibikoresho by'imbere birimo ibyuma bibiri bitanga amakuru ku bakoresha HUDs biri imbere, biri mu ibara ry'icyatsi. Ibi byemeza ko indege ishobora gutwarwa n'abantu babiri, ubwo ndabara pilot cyangwa se na copilot. Turebe kandi ku bikoresho byo mu gice cy'imbere. Ifite ibyuma binini bimeze nk'idirishya bifasha mu kumenya ibiri imbere hifashishijwe uburyo bwa electro-optical infrared. Kandi urebye ku bijyanye no kwinjiza umwuka, air inlets ifite ibyinjiza umwuka bitatu, bibiri ku mpande kimwe hejuru. Ibi byose bikaba bijyanye n'uko indege ifite moteri 3 igomba kuba yubakitse, ikaba ari imiterere idasanzwe ku ndege. Iyi ndege ya J-36 yagaragaye bwa mbere mu Ukuboza 2024 kuri station ya Chengdu Aircraft Corporation hari mu mujyi wa Chengdu mu Bushinwa. Uyu mujyi kandi nawo uzwiho gukora indege za gisirikare za 6th generation izizwi nka JXDS cyangwa se J-50. Ariko nanone benshi bari guhita bibaza, ese ubundi J-36 ni indege y'intambara cyangwa ni indege y'ibisasu? Hari urujijo rukomeye ku nshingano nyamukuru ya J-36. Ese ni indege y'intambara isanzwe cyangwa ni bomba cyangwa se indege irasa ibibombe nk'uko byigeze kuvugwa kuri JHXX? Abasesenguzi bamwe bavuga ko izaba ari uruvange rw'indege y'intambara ikomeye n'iyifashishwa mu kurasa intwaro zikomeye ndetse ku ntera ndende. Hari n'amakuru avuga ko izaba ifite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi nk'uko bimeze ku ndege nshya za Amerika nka B-21 Raider. J-36 isuzuma ry'indege nshya y'intambara ya China cyangwa se Chine. Ibyo tuzi nibyo tutazi ku ndege igezweho yerekanwe bwa mbere muri 2024 i Chengdu, umujyi w'Ubushinwa. Indege yagize urugendo rwayo rwa mbere hejuru ya Chengdu hani kuwa 26 Ukuboza 2024. Ifoto yamenyekanye cyane mu binyamakuru by'imbuga nkoranyambaga by'Abashinwa yewe n'ibindi bihugu bikomeye, ndetse inahungabanye igisirikare cyangwa mu bihugu bikomeye cyane. Yatangiye gushya ubwoba. Kuwa 26 Ukuboza mu mujyi wa Chengdu mu Bushinwa habaye urugendo rwa mbere rw'indege igezweho cyane ifite ikoranabuhanga ryo guhisha izwi nka stealth, yakozwe na Chengdu Aerospace Corporation cyangwa se CIC. Amashusho n'amavideo byasohotse mu gihe cy'akanya gato birakwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, binahungabanya ibisirikare bya bimwe mu bihugu bikomeye cyane. Bigaragaza nk'indege ifite umubiri ukomeye cyane, ifite imiterere y'igitambara yo mu kirere,
Flying Wing ifatanye n'indege ya J-20S ifite abasirikare babiri ayibungabunga. Iyo ndege yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga z'ababikurikirana hafi, hashakishwa ibisobanuro ku nshingano yayo, ubushobozi, intego n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo. Bakurikirana ibya gisirikare by'Abashinwa PLA, iyi ndege ntabwo byari ibintu bitunguranye cyane. Kimwe mu binyamakuru bikomeye bitanga inkuru zanditse kigeze kubivuga mu myaka 5 yashize. Ibimenyetso byagaragaye mu mezi 18 ashize yerekanye ko hagiye kuzavuka indege nshya igezweho cyane, ihangana mu kirere vuba na bwangu. Kandi amakuru yatangiye kujya hita ku mbuga nkoranyambaga mu mezi 4 ashize, harimo no gutanga amakuru ku buryo izaba imeze. Izina ry'iyi ndege ubundi mu bayikurikirana ni J-36, ishingiye ku nshingano yayo yo kurwanya indege zituruka mu kirere, air to air cyangwa se air superiority, n'umubare wa 36 uhurira n'inyenyeri 3611 yanditse ku mubiri wayo. Ati nzahita J-36 nk'uko byemejwe, nubwo izina ritari ryemejwe na leta. Ndetse kandi yakundaga kuyita JXD. Reka turebe uko byagenze kugira ngo urugendo rwayo rwa mbere yakoreye Chengdu rutangire. Ibyo tutamenye cyangwa se n'ibyo twamenye ku indege, imipaka n'ibitekerezo bitandukanye byagiye bibaho indege ikimenyekana. Uruhare rwa J-36 mu gisirikare cya PLA n'ibindi nk'ibyo. Sinshishikajwe cyane no kwita indege y'amavuta ya Kizigenza ya 6, kuko ndayisobanura nk'indege nshya cyangwa se indege itaranaza, cyane ko ubuhanga ikoranye bisa nkaho butarigera bubaho. Kandi nanone za nshingano z'indege twibazaga, ibyo bita PLA Watching Grapevin, bivuga ko J-36 izaba ari indege ikomeye mu kurwanya izindi mu kirere. Zifite ubushobozi bwo gukora mu ntera ndende, guhisha ikimenyetso cy'aho yanyuze, ubushobozi bwo gutanga amashanyarazi menshi, sensor na EW. Zizakora mu buryo bwa system y'indege zifite abapilote, indege zitagira abapilote, drone, no kuyoborwa n'izindi ndege. Kandi ibi bizagomba guteza impaka hirya no hino ku isi. Bamwe bazibaza bati, ese J-36 ni indege ya generation ya 6 cyangwa se 6G? Abandi bibaze, ese ni indege cyangwa ni bomba cyangwa se indege irasa amabomba? Ibindi bizashingirwaho harimo moteri, ibizamini, itangira kugurishwa ryayo, nuko izahuzwa na gahunda zindi nka J-20 na J-35A. Abankurikiranira hafi bazakomeza kubisuzuma no kumenya aho bizaba bigeze. Reka mbashimire mwese rero tubanye muri iyi video. Nibagire gukanda subscribe ndetse nakajya kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nibutsa kandi ko nyirizina ari ngiye umunyamugu udasanzwe kuva mu kisoko y'amateka nkasogongera ku muco n'intore idacogura umuhamya ibintu imigambi. Nyira amatwi yumva byose nyirinyesha usanga hose ndi nkubidahusha ndigaje itanyeganyega ndumugano w'amagambo ndirimbo y'isoko n'amasunzu. Umunyangiso nk'inyange, umunyamutima w'ingabo za kirimo, intore itarambirwa, indagamijwe itarondoka, ndisoko itagabanuka. Ndavuga nka bukuri nge ni Plava, iyi ni Plava TV. Dore muri video y'ubutaha.